Hello once again my people, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira amahirwe n'imigisha mu kazi mukora ka buri munsi. Uyu munsi turi ku tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Nongeye kuba ikaze kuri no mugoroba. Narababwiye ni igihe cyose nje nkagutya mujye mumenya ko hari ikiri kuvugwa muri sport, ariko by'umwihariko mu equipe mukunda ni Rayon Sport ngubwo na Apple Football Club. Iyo nkabije njya muri Kiyovu Sport na Police Football Club, naho nkagerageza kunyuramo no kubwira ibiri kuvugwamo. By'umwihariko umunsi ndahera muri equipe ya Rayon Sport nyuma gusinyisha abakinnyi bagera kuri 5. Hari abakinnyi maze kumvikana nabo bari mu witwa Yusudiani, uwitwa kandi Kabange nawe yaje kongera amasezerano. Hari transfer amatumona itaravuzwaho umwe, ese nawe abanyamahanga bandi Rayon Sport iteganya kuzana, ibyo ndabikurarikiye. Hanyuma rero muri equipe ya Apple Football Club iyi ngiyi yamaze kumvikana n'umukinnyi w'umunyamahanga. Aho ngura mumenyera ni hano kuri Report TV official. Hanyuma nyuma y'umukinnyi w'umunyamahanga Apple FC ntabwo yicaye. Biravuga ko hari bamwe mu bakinnyi bagomba kwisokamo byanze bikunze ngo amasezerano yabo akomeje kugorana, bashobora kwisanga bagiye hanze. Hari n'ijya na Clement uvugwa mu ikipe imwe muri Tunisia, ni yihe urahimenya. Hari Claude niyo mugabo, ibiganiro bikomeje kugorana. Hanyuma turebe uyu musore n'intwari ikomeje kuvuga ko ushobora kuza muri ikipe yambara umukara n'umweru. Ni umusore ndamukurarikiye, naje mukubwire gato cyane. Hanyuma hari umukinnyi wa Gasogi United nawe uvugwa muri Rayon Sport. Uwo ninde? Ni umurundi, ndaza kumukubwira. Naravaho ngaho rero, ndanyura no mu ikipe ya Police Football Club nyuma yo gukubura nayo irashaka mu bakinnyi baza gusimbura abarekuwe. Abo ni bande? Nabo nahangaha kuri Report TV official. Nta gutinda rero, nta byinshi mfite byo kuvuga, ahubwo reka nongera mubwire ngo ibuka urebe ko kanze subscribe nyamuneka, nusanga utarakanze subscribe uyikande, hanyuma tujye tubana buri munsi. Ikiganiro nkoze ujye kibona uri mu bambere. Iyo wakanze subscribe ugakanda kuri ako kazogera, igihe cyose na uploadinze ikiganiro kikugeraho mu bambere. Ikindi kandi niba ukunze iki kiganiro ari n'ubwambere ugeze kuri platform, nyamuneka ibuka gusharinga, hanyuma wandika na comment yawe aba ari ingenzi, nzangenda nzinyuzamo amaso. Reka nze rero nta gutinda mere muri equipe ya Rayon Sport. Nta gutinda cyane, nzamukana akakarembo kayo nkuko ari bisanzwe, nibyo nabamenyereje. Kanze nzamuke kambanze nzamura akakarembo muri ubu buryo. Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanjye n'ugutsinda. Nitwa Gikundiro cya Ndabere, umuvandimwe wa rubanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano. Turaho Rayon Sport nyange isaro ry'Inyanza. Yes, nizeye ko akaririmbo kabashimishije neza cyane bakunze ba Rayon Sport. Ariko gatugore kananga ka update na Amavubi ateganya kugaruka mere mu Mavubi. Na Amavubi ateganya kugaruka kubera ko imikino yose bateganyaga gukina hariya mu gihugu cya Misiri, hari Cairo. Yaba Tanzania yabuze visa yo kwinjira mu kiriya gihugu, bigenda bigorana. Amavubi razagaruka atongeye gukina undi mukino, nicyo wamenya kuri abasore b'Amavubi. Hanyuma ubwo bamvuze ku Mavubi, reka nyavo nihute cyane nze kuri Rayon Sport. Hanze kuri Rayon Sport ndayabwiye ko ariyo ngiye guheraho. Rayon Sport rero natinze cyane, ni Rayon Sport yasinyishije bamwe mu bakinnyi bagiye batandukanye. Narababwiye ntabwo ndi bubagarukeho. Yasinyisha abakinnyi bagiye batandukanye barimo Nshuti Nziza Didier, uwitwa Matumona Abe. Isinyisha abakinnyi bari Umuhoza Daniel, Ndikumana Fabio n'abandi bagiye batandukanye. Ni ikipe ya Rayon Sport kandi icyo wamenya ubwo mise nyinjiramo neza cyane. Rayon Sport yaguze uyu Matumona bitavugwaho rumwe, abenshi bakaba batuye kapiteni w'Amagaju umaze imyaka 3 mu Magaju utarigeze ugira icyo akora. Uyu kapiteni amasezerano bimeze bihagaze bite? Abenshi bakavuga bati se nizanjahuro cyangwa se n'umupira w'inyarugenge niko wubakwa. Nibyo gwanga amaso tukaziraba niba umukapiteni azabishobora muri equipe ya Rayon Sport. Ikindi kintu wamenya ni Rayon Sport uwitwa Yusudiani bamaze kumvikana agomba kongera amasezerano y'imyaka 2. 2 years of contract. Yusudiani araza kuyisinya. Hanyuma uwitwa Chimanga nawe ibiganiro bigeze aheza nka 70% kuba yakongera amasezerano. Undi musore ni umusore witwa Nshimimana Emmanuel Kabange.
uyu nguyu nawe yamaze kongera amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport. Rayon Sport irakurikizaho ikirero. Rayon Sport irakurikizaho hari umukinnyi w'umunyarwanda usanzwe ukinira ekipe y'igihugu Amavubi. Ni umukinnyi w'umunyarwanda nabo guteguje, ni umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu nguyu nawe araza kwinjira muri mediani ya Rayon Sport cyangwa se araza kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Icyo ngicyo ukimenye cyane. Rayon Sport kandi nyuma yaho ikipe y'igihugu Amavubi izaba amaze kugaruka cyangwa se mu matariki ari imbere mu minsi izaza ni vuba bidatinze, Rayon Sport igihe izaba itagereje amafaranga izabwa na Jeyruti arenga miliyoni 200. Rayon Sport yiteguye guhita bakurita ibifaru, yiteguye kurokrita abakinnyi baturutse hanze b'abanyamahanga baza kongera imbaraga kugira ngo abo twabonye n'abakinnyi ni swad player. Rayon Sport izazana abakinnyi bafite parcours nziza, bafite byose, bafite ibyo bakoze b'abanyabigwi. Irazana Rayon Sport abakinnyi bakomeye cyane bo kuza kuyifasha muri uno mwaka ndetse no kujyana mu matsinda. Abo ngabo turabategereje vuba bidatinze, ni biri muri plan y'abayobozi ba Rayon Sport. Hanyuma naraba muri Rayon Sport icyo wamenya ni Rayon Sport rwose igiye guhindura ikibuga. Rayon Sport igiye kugikorera ku Mumena. Rayon Sport igiye kuva mu nzobe kubera iki? Yitwa Skol yamaze gusinyana na Rwanda Premier League. Skol igiye gutandukana na Rayon, hagiye kuba icyo bita terminate contract bagiye kwisesa y'imyaka 2 yari isigaye. Rayon Sport igiye kujya ikorera ku Mumena, ubwo igiye gutandukana na Skol ngo iyo bita BK Bank of Kigali. Iyi ngiyi ni igiye kujya yishyura Rayon Sport ikibuga, bagiye kwishyura ikibuga kirana nyine ku Mumena nk'uko mbikubwiye. Rayon Sport niho izajya ikorera, nicyo nakubwira. Hanyuma rero ni Rayon Sport iguteganya ibintu byinshi, n'ubuyobozi burimo gutegura ibintu byinshi bikomeye. Nibyo tuzajya duhanga amaso tukareba icyo wamenya ubwo nuko ari Skol nyine yamaze gusinyana na Rwanda Premier League kujya icuruza ibicuruzwa byayo ku mikino ya Rwanda Premier League, nicyo wamenya. Hanyuma ubwo Rayon Sport niyo gushaka undi muterankunga cyangwa se undi mufatanyabikorwa nyuma ya Jeyruti, bazakorana na BK bagenda bashaka n'abandi baterankunga bagiye batandukanye. Rayon Sport reka mave nibyo ngibyo biri muri Rayon Sport. Nyuze mu ikipe ya Polisi gatoya yerekuye abakinnyi bagiye batandukanye, bongera ngo tugende turebera hamwe mw'abantu. Yerekuye witwa Byiringiro Lage. Uyu nguyu Polisi yamaze kumurekura, ni umunyarwanda. Irekura Henry Musanga, ni umurundi. Irekura Richard Kilongozi Bazomba, nawe ni umurundi. Irekura witwa David Chimedie, ni umunyanigeria, ni umunyanigeria. Hanyuma irekura witwa Alan Katerega, ni umugande. Irekura Isa Yakubu, uyu nguyu ni umusore w'umunyagana. Hanyuma irekura n'uwitwa Ani Elijah, nawe umunyanigeria. Ubwo ngo Polisi yarekuye abakinnyi bose bagera kuri bangahe bureka ndebe neza barindwi. Polisi Football Club yarekuye abakinnyi bagera kuri 7. Ikindi kintu wamenye cyo kwa uyu myugariro wayo bita Isa Yakubu, uyu nguyu yahise asinya imyaka 2 ni ikipe ya Gorilla, nicyo wamenya nuko bihagaze. Ikindi kintu ngaruka gato ngo kuri Polisi, uyu Henry Musanga ni umurundi ushakwa na ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ngushobora kwinjizamo witwa Henry Musanga mu ikipe yayo, nubwo bitaraho official, nabyo nibyo gutegereza tukazareba uko bizagenda. Hanyuma Rayon Sport ivugwa mu mukinnyi w'umumediateri, ni umumediateri w'umurundi ukina mu ikipe ya Gasogi United, bamwita Mudeli Akbar. Uyu nguyu nawe aravugwa muri Rayon Sport, nabyo nibyo kwanga amaso tukareba. Uwo ngubwo rero ngenda nsoza ngana ku musozo. Icyo wamenya ni ikipe ya APR Football Club, ikipe y'ingabo z'igihugu. Iyi ngiyi nayo iravugwamo umwe mu basore bakomeye cyane, bakomeye ariko nimubwira ngo bakomeye wumve ko ari umusore ukomeye cyane. Ni umusore witwa Bebu Diala. Uyu nguyu ni umusore ukomoka hariya muri Tunisia, akina mu ikipe ya Stade Marie. Ni umudefanseri wambara nimero 5 mu mugongo. Uyu nguyu Bebu Diala, uyu nguyu aravugwa muri iyi ekipe yambara umukara n'umweru. Ni ikipe kandi ivugwamo kwitwa Nigena Clement, ashobora kubisikana n'uwo musore. Hanyuma witwa Claude niyo mugabo nawe ugafite offer nyinshi hanze, bishoboka ko yasohoka muri iyi ekipe akaba yagenda ajya hanze. Nabyo nibyo tuzanga amaso tukagenda tureba niba bizakunda. Ubwo ngubwo nuko bimeze, nicyo waba umenye. Niyo ngibyo biri kuvugwa, nibyo biri kubona navuze ni umunsi
ni update mba njya kugira ngo ngende mbaha nta byinshi mbanzanye ubwo ikindi wamenya wenda ngana ku musozo ku bafana ba Bugesera nuko witwa Banamwana Kamarade uyu nguyu yongereye amasezerano y'umwaka umwe. Uyu Banamwana Kamarade icyo wamenye rwose yaje kongera amasezerano y'umwaka umwe nibyo wawe umenye. Ubwo izindi update njya kuzibona ndaza kugenda zibaga uko amasaha yagenda aza nabwiye ko nta munsi w'ubusa nta munsi warangira nabaye ikiganiro ibyo byose mujye mubitegereza nzajya nza mbibazaniye neza cyane. Urumva rero natinza cyane cyangwa se nafata umwanya munini urumva nabashimira neza cyane nkababwira nti mukomeze kugira ubuhagarike n'ubugingo wibuke kureba ko wowe kandi subscribe usanga utarekanze kandi tujye twibanda hano kuri Nepo TV official hanyuma ibintu birusheho kugenda neza cyane. Hasta la vista rero mutegereze ninze kuza kubaha ikindi kiganiro kiri imbere. Bye bye, ciao ciao.